Mw'iyi si y'uyu munsi huzuye amajwi menshi, gusa hari amajwi abiri yahinduye uburyo abantu bumva umuziki wo guhimbaza Imana mu Rwanda. Ndavuga Vestine na Dorcas. Aba ni abavandimwe bafite impano yihariye izwi nka exceptional talent cyangwa se talent exceptionnelle, kandi bafite intego imwe: kugeza ubutumwa bw'ibyiringiro ku bantu bose batuye u Rwanda, East Africa, Afrika ndetse no ku isi hose. Ibi babigezeho bate? Kuko babaye ibirangirire ku isi no mu Rwanda, kandi ari bato ku myaka mike, bagakundwa n'ingeri zose, abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza ndetse n'abana. Ibi byatangiriye mu rusengero. Vestine na Dorcas bakuriye mu muryango ushyira imbere indangagaciro z'iyobokamana. Bakiri bato bahuriraga mu rusengero baririmba, batazi ko uwo munsi uwo ari wo watangira urugendo rwabo rw'ubuhanzi. Ubundi ijwi ryabo rikumvikana nka nyiramubande mu bihugu bituranye by'u Rwanda ndetse no hanze ya Afurika. Ababazi iwabo ndetse n'abaturanyi bari baturiye umuryango wabo bagiye batangaza byinshi kuri aba bahanzi. Bagize bati, twabonaga amajwi yabo akomatanyije nk'impano ituruka ku Mana. Gusa urugendo rw'ukuri rwatangiye ubwo batangiraga kuririmba nk'abaririmbyi b'abanyamwuga. Aba bafite intego yo gukoresha impano yabo mu kubaka abandi banyagihugu b'u Rwanda, cyane cyane mu kuyoboka Imana. Nta nzira yoroshye mu muziki, kandi nabo barabizi. Bagiye bahura n'ibigeragezo byinshi: ukutizerwa, ubushobozi buke n'ihangana ry'isoko mu muziki. Ariko aho benshi bareka, bo bahisemo gukomera ndetse no gukomeza. Ibyo bakoze byose byashingiraga ku kwizera n'ubushake bwo gukorera Imana. Ubumwe bwabo bwa kivandimwe bwababereye imbaraga, kandi amajwi yabo yihariye yatumye benshi bababona nk'urugero rwiza rw'uko impano y'abantu babiri ishobora guhurira ku butumwa bumwe, cyane cyane ubwo guhimbaza Imana. Buri umwe akumva neza icyiza Imana yakoreye buri muntu. Ibyo baririmba byose bigaruka ku butumwa bw'ibyiringiro, gukunda Imana no gukunda abantu. Ntibashaka gusa gutarama, bashaka gutuma uwumva wese agashyira amatwi yabo ku ndirimbo zabo, atekereza neza icyatumye azumva ndetse n'icyatumye azikunda, akumva ko hari icyizere gishya mu buzima bwe. Abakurikira izi ndirimbo z'aba bahanzi bavuga ko izo zose bumva zibafasha gusubiza ubuzima, umutima, ibitekerezo ku Mana, zikabarema bushya, bakumva bafite amahoro y'umutima, by'umwihariko icyizere n'urukundo rukiyongera. Ni abahanzi b'icyitegererezo. Dorcas na Vestine ntibagarukiye mu ndirimbo gusa, batangiye ibikorwa bigamije gufasha urubyiruko kumenya impano zabwo ndetse no kuruhereza ibyiringiro no guhimbaza Imana. Gutinyuka gukoresha impano z'Imana mu nyungu nziza. Bafite umutima w'urukundo n'ubwitange, kandi ibikorwa byabo byagaragaje ko ubuhanzi bushobora kuba n'uburyo bwo kubaka sosiyete, atari ukwishimisha gusa. Ibi aba bana bakomeje kubigaragariza Abanyarwanda. Icyizere kiragaruka n'urukundo rwinshi tubarubahundagazaho. Uyu munsi aba bahanzi bakomeje gukora umurimo wabo n'umutima wicishije bugufi ku rwego rwo hejuru. Barakomeza gukorera Imana ahantu hose bari, kandi buri ndirimbo bakoze itangira nk'urupapuro rushya mu gitabo cy'urugendo rwabo. Ntibashaka kuba ibyamamare gusa, bashaka kuba intumwa z'amahoro n'ihumure ku bantu bose bumva umuziki wabo. By'umwihariko Vestine na Dorcas si amazina gusa mu muziki wa gospel. Ni urugero rw'uko impano, kwizera n'umwe bishobora guhindura isi. Ni urugero rw'uko impano, ukwizera n'ubumwe bishobora guhindura isi. Ibi babishishije mu majwi yabo harimo ubutumwa bwo kurwanya kwiheba, kwibuka ko Imana ihari, no kwibuka ko buri muntu afite impano ishobora kubaka abandi, n'amateka yanditswe mu majwi abiri ariko afite ingaruka ku mitima y'ibihumbi n'ibihumbi mu bumva umuziki wabo. Aba bana bakomeje kuba icyitegererezo, cyane cyane biciye mu ndirimbo bakoze z'igitangaza
zarebye n'abatari bake ku mbuga zigiye zitandukanye nk'ihema, Yebo, Emmanuel, Iriba, Papa ndetse n'ubukwe. By'umwihariko ni impano zidasanzwe, impano twiherewe n'Imana kuba dufite Vestine na Dorcas. Amahoro n'imigisha biragwira kuri buri muntu wumva ubutumwa buva muri izi ndirimbo z'aba bana bakiri bato bafite exceptional talent. Nge ni Depa 250. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Niba wakunze ikiganiro cyacu, kora share, like na subscribe.